Igitondo gihire, igitondo cy'umugisha, abakunzi b'Intare Official, icyumweru cyiza, abakristo bose aho muherereye, abakristo ba Kiliziya Gatolika, abo mu yandi matorero n'andi madini, abasenga Imana bakiyambaza bagafata umunsi wo ku cyumweru kugira ngo baruhuke, babe bari kumwe n'Imana. Mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Muraho murakomeye, komeze mugubwe neza, kandi nkomeje kubifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza. Abasenze ku munsi w'ejo w'isabato namwe mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo. Muraho murakomeye. Ni kuri iki gitondo cyo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 2025, aho ubona ko ibintu byakomeje gukomera mu bice bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje gukubitwa, ikomeze gusenywa na M23 na Twirwaneho. Ubona yuko yaba muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Rucuro, muri teritwari zose zigize province ya Sud Kivu, ubona ko intare za Sarambwe, Twirwaneho bakomeje gukora ibikorwa n'ubundi ubona twavuga ko ari ibikorwa byiza, ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa byo kwesa umuhigo no kwitwara butwari. Ubona uko rwose igikorwa cyo kugira ngo barangize buno bwicanyi, ubu bwicanyi bubera hano mu burasirazuba bwa Kongo bubashe kurangira, ubona yuko bari kubwitwaramo neza. Imana nikomeze ibagenda imbere. Tunashimira abarwanyi cyane bo mu mitwe itandukanye za Wazalendo, za Nyatura, za Mayimayi n'abandi bagiye batandukanye, ubona ko bakomeje kwishikiriza umutwe wa M23, bakaza kwingo bakavuga bati nta handi twabona igisirikare kizima, nta handi twabona igisirikare gifite ubumwe abanyagihugu bibonamo, buri munyagihugu yibonamo, barengera abaturage kandi bafite vision y'uburevolutionnaire, bafite vision yo kurengera. Donc ni vision na ba revolutionnaire n'ubundi, ariko bakajyana izo vision. Ubona yuko bafite vision nziza, atari vision z'umwiryane, atari vision zo kumarana, atari vision z'ubwicanyi, ahubwo ari vision zo kugira ngo umukongomani ahava akagera yibone nk'umukongomani, apana kwibona muri cya kintu twakwita amoko, cya kindi twakwita akarere. Ukabona yuko umutwe wa M23 uri kubigendamo neza. Reka tubashimire, dushimire n'abandi bose bakomeje kwitanga kugira ngo ubumwe bw'abakongomani bubashe kuboneka. Abaturage ba teritwari ya Masisi, ahangaha ni muri Walowa Yungu, bakomeje kugaruka bataha. N'iki wenda ni kimwe mu byo turi buze kuvugaho. Bari bahunze iki? Icyatumye bongera kugaruka ni ikihe? Aho bari bagiye se bahasanze hari iki? Ari imbwa se ziryana? Muri teritwari ya Masisi n'ubundi hafi ya Gasopo ndetse na za Kibati, ubona yuko imirwano n'ubundi ikomeje hagati ya M23 n'abarwanyi ba APSLS ndetse nabo muri Uhuru Make. Wari karakara muri groupement Rubereki, imirwano itoroshye yongeye kugaragara ku musozi wa Bueni muri iki gitondo cyo ku cyumweru. Ubona ko mu nkengero za Bueni M23 iri gukora gashya, iri kwirukanka kuri Wazalendo, iri kubatwika. Ubu ngubu ubu defense barafite kuri uriya musozi n'ubundi, kuko uriya musozi wa Bueni wari urimo M23, baza kuwataka ntibayikuramo, ahubwo n'ahandi bari bikuramo. Ni muri secteur wa Nyanga, donc ni mu nkengero za Rubereki na groupement wa Lowa Yungu. Nukuvuga ngo groupement wa Lowa Yungu, groupement Rubereki, intare za Sarambwe zamaze kuyitaha, ndetse kundi makuru bakavuga yuko intare za Sarambwe zamaze kubaka defense nyinshi, defense zikomeye. Na makuru dukorera ku mirongo y'urugamba, avuga ko muri iki gitondo n'ubundi intare za Sarambwe zibyutse za divasinga Kibati Kasheberi. Intare za Sarambwe zahasutse abasirikari benshi ndetse n'ibibombe n'ibibunda n'ibisasu n'ibindi bintu byinshi kugira ngo baze kuranforsa. Hari ubu defense bwa Mingazi bwa burimo Wazalendo nabo baranforushije. Intare za Sarambwe ziravuga bati ahangaha ntabwo bashobora kuranforusa, baba bagiye kwitegura kudutera, ahubwo icyo tugomba gukora natwe nuko tugomba kwitegura noneho tugahangana nabo. Intare za Sarambwe zamaze kwageza abasirikari benshi, navuga ngo hari n'ibishare de combat ariko ntabwo mbihamya,
kwa makuru mba namaze kuyabona, aho bahanganye na Mayimayi APSLS, Mayimayi Uhuru Mark na Mayimayi NDC Renove yo kwa Gido Shimurayi. Ubona yuko zira za Mayimayi nazo zakuze koalisiyo kugira ngo zibashe guhangana na M23, ariko ukabona ko M23 yo iri kubyitwaramo neza, ko M23 ishaka kugira ngo ihangane nabo ibegereye ibafate. Ikindi nuko ari abarwanyi batatu bo muri Mayimayi Uhuru bamaze kwiripotinga kuri M23 batorokana n'imbunda ya mortier 60 itagira ibombe. Icyo kintu cy'icyo batorokanye, cya kintu cyaba kimeze nk'ni mortier manza abantu bazi ni isekuru ya 60, mortier 60. Aha, hariya rero muri Kibati n'ubundi M23 yaje gukoramo umukwabu, ifata bamwe muri ba Mayimayi ba Maneko bari baje kunika intare za Sarambwe ya Kibati, bari kwa advancinga, ndetse harimo n'abakobwa ba PMF babitango na ba PMF babashije gufatwa hariya, ariko bari barigize inteko za Wazalendo. Reka mabwiza ukuri, naho wacikira intare za Sarambwe, kuko kubijyanye n'iperereza, kubijyanye no kuneka, kubijyanye antuka na kiriya kintu, ikintu cya mbere cyo bashyize imbere M23 ni ikijyanye n'iperereza. Zego za gisirikare barazubatse, ariko baragenda bageze ku kintu bita iperereza, baragenda baragikomeza, baragenda bagishyiraho akadomo, baragenda bagishyiraho akantu, ku buryo rwose reka mubwize ukuri bantu banje, kugira ngo uzavuge ngo uzabasha kuneka intare za Sarambwe ubashe kumenya icyo zitekereza birakugoye, ariko kugira ngo uzamenye icyo utekereza byo biraborohera. Hari umuvandimwe wamamagara ari kumbwira ati se Bemba, nkabo wenda ukurikiranira ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi, ukareba ku ntare za Sarambwe, ati kuba zifite umujyi wa Bukavu, zifite umujyi wa Goma, ati wa muntu we, bariya abantu nibamara kugira agafaranga, ati se ntabwo ibintu bazirira agafaranga. Urumva ngo umuntu ngo ari kurya ngo impungure, no munsi akaba ashobora kubona ka pizza, namusubije ndamubwira ati ngo mbese ninde wanze kubaho neza, sibyo? Iyo umaze gufata agace, umaze kugira icyo ugeraho, icyo cyo umaze kugeraho, umaze gutera igiti kikera amatunda, ayo matunda urayarya. Niba uteye avoka ikamara imyaka ingahe itari yera, yandi y'imbangurire, ukagira amahirwe ukabona ireze, amatunda ya mbere urayarya ukahaho n'inshuti zawe, sibyo? Ibyo ntibikubuza gutera andi kugira ngo usagurire n'amasoko, ariko icyo waharaniye ugomba kugisoromaho amatunda. Ntabwo uzarera inka uyibana uyorore ari inyana, igera igihe cyo kubyara, nimara kubyara warayiruhiye, warayahiriye, urayiragira, uyijyana hirya no hino, irimye irabyaye, ngo nimara kubyara ntuzanywa amata, uzayanywa vuga ati ibyo naruhiye ngibi. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bizakubuza ngo uzagurishe ya mata ujyane kuri fromageri uzabonemo indi nyana nayo izongera kuguha amata. Abantu rero bakomeje kwibaza bakavuga bati ngo M23 ngo impamvu itadivansinga ngo ni ukubera ko yamaze gufata umujyi wa Goma, igafata Rubaya, igafata n'ahandi, ubu ngubu ngo bicaye ngo ku noti, ngo none ngo ntabwo bashaka kugira ngo badivansinge. Kangiye mbabwiza ukuri, abantu rero mbere yo gutekereza nk'ibyo ngibyo bajye bamanza bicare batekereze. M23 uburyo yagombaga kwa advansinga iri Runyoni, yagombaga gukontorora agace gato, ku buryo Wazalendo, FRDC, cya gikoalisiyo cyose kugira ngo kizabinjirane byari bigoye. Uno munsi M23 ifite igice kingana, ufashe u Rwanda ugafata u Burundi, igice M23 ifite kiraharuta. Icyo bisaba rero, bisaba kwitegura, ukavuga ati hahandi nari mfite afite umutekano, ese ni makuru ingabo ntabwo aduya zinjira ahangaha kongera hahandi nari
byaha handi nari imaze gusekiriza akongera kuza kuhahungabanya. 23 ishobora kujya Kisangani igasiga Pinga, ugasanga Pinga biragoye kugira ngo uzongere ive Kisangani yongere igarukize Pinga, bikaba byayigora nta n'inzira yabona. Hari abantu benshi bakomeje kwibaza bakambwira bati nyamara Bemba ikintu kiri gutuma batadivasinga bicaye ku noti. Izo noti niyo bazicara, reka nkubwire baracyafite umurimo munini wo gukora. Babonye imodoka, izo modoka ariya muri aho bari muri Sabyinyo nta mihanda hari iriyo ngo bazakoresha imodoka, bagomba kunywa essence. Abasirikari bariyongereye, bagomba kubagaburira imyenda ya gisirikari, bote, sibyo? Amasasu yo reka tuve ko Gisegeti yabaha amasasu menshi n'imbunda nyinshi, ngo turakomeza tuvuga ku mirwano nuko kano kamwashaka kugira ngo gasesengureho nkavugeho. Babonye imbunda nyinshi muri bya bice birimo, urabona ko bari gushiramo polima, police revolutionnaire congolaise. Mwamuvuze ngo polimama nuko harimo n'abapolisi b'abamama. Hari police revolutionnaire congolaise, iyo ngiyo igomba kubona imyambaro kandi igomba kuba iri mu biki, ikintu tukiteho kandi tucyumvikaneho. Bagomba kuranforusa muri za nzego, muri cya cyuho Perezida Gisegeti Chilombo yasize asahuye amabanke, bakareba ko babona icyo babona, noneho bakareba ko abandi bafonctionnaire ba leta nabo babona ikintu, ko naguzirirwa mu kazi utahe ujye kuburisha amazi niba bunahari. Cyo ni kimwe. Hari ibindi byinshi bikenewe bagomba kugira ngo baranforce, noneho bongera ingabo. Niba bakagomba baratangiye ari 1500, uno munsi bakaba bamaze kugira mu 50,000. Ibyo 50,000, ibyo 100 nako 1500 ibyo byaryaga nibyo bizaribwa n'abantu 50,000 kugira ngo ibiryo bibagereho. Ejo bundi nari ndi muri Masisi, inza kubona uburyo abo bita abadejene babandi bafatanya na Roko Defense, bagafatanya n'intare za Sarambwe, barabagaburira, babaha kawunga, bakabaha umuceri, bakabaha amavuta. Umuntu ari kumbaza bamwe ati ngo yabera ngo niho yabona icyama kigaburira abasirikare umuceri na kawunga, bakabona n'ibishyimbo n'amavuta n'umunyu, kandi bakaba bafite isabuni bakambara bagacya. Ongera viva. Kansuhuze umuvandimwe umwe uri hariya za Tongo, bamwita uri mu ngoma Geve, urahura komeye. Aho ngaho mwaramutse ute? Abanyakinyana aho ngaho Kinyana mwaramutse ute? Iryo bombe se bambwiye ryaturitse nijoro ryari ry'iki? Ntabwo ndamenye ngo ibombe ryaraye riturika hariya za Kinyana ngo ryari ibombe ry'iki, ariko byumvikane ko ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, ije kubatabara. Aho za Gasenyera Kavumbi urayayahe Kavu, uyayayahe Jean Marie, uyayayahe Kamegeri, ariko Kamegeri uracyariho? Colonel Kamegeri warapfuye, uriho? Bimeze gute Kamegeri? Niba uriho urinzi iki? Uwitwa 40 Bahati urinzi iki? 40 urinzi iki? Waje Nyamitabo hariya kwa Rugendo bakakubwira uko byitwaye. Inyasi we n'intera hamwe igira abagabo we azataha, n'abandi ndizera ntashidikanya yuko bazagenda bakajya iwabo. Ariko reka mbwira intera hamwe nongere mbagarukeho, imyaka 30 mutubuza umutekano, ntimurahaga ko mwakwihanganye mukava muri ibyo murimo, mukareba ko mwataye iwanyu mukajya kurya kururiya nani amata n'ubuki biri mu Rwanda. Ngezeyo ninywera ngo niba ngo ari iki, ngo niba ari agashya, akarusho n'akabanga n'akarabo, ibyumba byo kuri Nyirangarama. Wari wabona kugashya ku karabo kugasusuruka ari agaki, utwo tuntu twose watashe ukagenda ukajya kuturebaho, ugataha iwanyu ukava muri Kanyanga muri Rutuku izakumarira iki? Aho rero niho ngomeze
yakomeza akavuga ati abantu mutekereza mukavuga ati ngo intare za Sarambwe mama 23 Alliance Fleuve Congo ngo bamaze kugera mu mujyi wago babagera mu mujyi wa Bukavu ngo baricara baradamarara buriya wowe wakubwira ngo ugende upange urugamba urupangire bakubwire ngo uruyobore ugende ufate wenda na nyumba 11 uyobora abasirikari 10 ubayobora ubajyane ku rugamba ubagaburire ubambike umenye ngo bizagenda gute na gute uzakora ibi nibi byakuyobera 10 bakunanira urabarananiwe urugo rwawe warananiwe kuyobora umugore n'abana ugatangira kwanga abandi ngo bizagenda gutya na gutya eka mbabwiza ukuri gusa na mama 23 ubuyobozi bwayo nabo ntabwo bwakwicara icyo nzi cyo buri kureba ibintu biri kubera muri Ituri biri kubera muri Rubero ibintu biri kubera Uvira ibintu biri kubera Minembwe nabo ntabwo bakubwira ngo turagiye ngo turicaye ngo tugiye kugenda muri nuza muri Land Cruiser muri Mercedes Benz ngivye ngo twibagiwe icyatumye duhaguruka urugendo ruracyakomeza kandi ndabyizera yuko intare za ntabwo wabuyobowe na General Emmanuel Sultan Makenga ugende wicare uryame utuze utari wagera kucyo wagambiriye ndakubwiza ukuri ntabwo byashoboka nta n'umunsi ntiyabikwemerera reka turebe hariya muri za mingazi nk'uko nabivuze ubona ko APSRS Maimai APSRS Maimai Uhuru Maimai NDC Renove ikomeje gukubitwa bikomeye n'intare za Sarambwe muri site ya Sake yabereye umunsi w'ejo habereye umuganda reka nshimire ntabwo ndirirwa nguvuga kuko umuganda ni ibintu byoroshye ahubwo reka nshimire abafashe umwanya wo kugira ngo uriya muganda ubashe kuba turashimira abaturage cyane bahari ya Sake bavuze yuko bishimiye cyane kuba icyama cyarabashije kubibuka kikashyira imbaraga zikomeye ndetse ubu ngubu bakaba bafite ubuyobozi bishimira ndetse bakanashimira guverineri wari warabahaye umwanya wo kutishyura imisoro guverineri Son Excellence Bahati Musanga Erasto nsuhuze umuvandimwe witwa Gaju Joseph Musanga amusuhuze hari nakomere kandi akomeze agubwe neza akomeze kugira impagarike n'ubugingo kandi agire imana n'amafaranga abo banashimira intare za Sarambwe bagashimira Alliance Fleuve Congo mama 23 uburyo ibyitwaramo hariya muri Sake banavuga ko biyemeje gutanga amakuru ya hari Maimai banashishikariza bakanasensibiliza bakabwira izindi nsoresore ziri hariya aho kwijandika muri za Suruduwiri za Karigazoke za Mifyatu ko bakagombye kwifatanya n'intare za Sarambwe kugira ngo barwanye iriya mitwe yitwaje intwaro za Maimai FDR yabajengereje igihe kirekire yakidinapaga no gukora ibindi bikorwa banashimira chef de cité wungirije bamwita Richard Ngabo nakomere cyane hari Richard Ngabo ni mwene Ngabo kansuze n'umuvandimwe witwa Chori Rucaho Batinya Ngabo Chori Ngabo Rucaho Batinya Ngabo na Ruhumuriza Ngabo famiye Ngabo mwese ndabashuhuje mukomeze mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo mugire imana n'amafaranga abaturage basake ukabona ko bishimiye ibikorwa komeza kubakorerwa n'intare za Sarambwe banashishikariza koko kandi bakavuga ko bagomba kuzatanga amakuru ahari Maimai zose ahari FDLR zose ahari Nyatura zose aho basize ibikoresho burya rero amahoro araharanirwa kandi kugira ngo yagereho nabyo biraharanirwa kambashimire cyane amakuru dukesha Radio Kapi nuko Kinshasa yongeye abasoda benshi abasirikare benshi muri secteur ya Mbapere muri territoire ya Rubero aho bagiye kurinda abaturage ariko bagiye kurinda abaturage kandi abaturage barahashize abaturage barapfuye abaturage bagera mu 120 barishwe ku itariki 8 n'itariki 9 bicwa n'uriya mutwe wa ADF Naru hariya muri village ya Ntoyo ubu ngubu niho igisirikare cya FARDC cyafata umwanya kikavuga giti twohereje abantu
ngo bajya kurinda umutekano mu gihe abandi bamaze gupfa. Ati se ibi byo biraba bisobanuye iki kumva ko bagiye kurinda amazu yahiye? FARDC kubera iki mukora ibintu mukabikora nyuma? Iyo mwarabarinze mbere imyaka ADF naru imaze iri kuri buno butaka, ntimwabonaga yuko ikora ibikorwa bitari byiza? Uno munsi niho mubonye muravuga ati reka tubeshye amahanga, turagiye ngo tugiye kureba. Kubera iki mubeshya amahanga? Kubera iki mubeshya abakongomani mukabeshya abaturage? Iyo mubikora mbere byari kubatwara iki? Muri Rubero, Colonel Alain Kiwewa ni administrateri wa etat de siège hariya muri territoire ya Rubero, ari kumwe na komanda Sokola, komanda secteur Sokola ya mbere ya Grand Nord. Baje batangaza ko bagiye kurindira umutekano w'abaturage bahari ahantu mu misozi ya za Mangurujipa na Zanjiyapana ndetse no mu bibaya byayo. Banashishikariza ababyeyi banze kohereza abana ku mashuri, byumve banze. Ariko namwe abantu muri Intare Official, wakohereza umwana wawe ku ishuri uzi yuko ADF naru irabasanga mu ishuri bose bakabajyamo n'amafuni n'imihoro? Kuko bakoresha udushoka, bakoresha imihoro, bakoresha imihini, bafata RPG. Ikibone kiriya kibunda cya RPG bakubita mu mutwe bakica abantu mu buryo bubabaje. Wabonye barafata umuntu gutya bice ihene bakajya bagira utyo bagakebera kugeza igihe umuntu apfiriye, nk'ukuntu bice ihene by'agashinyaguro. Abaturage rero bahariya bavuze ko kohereza abana babo ku mashuri bitari buze gukorwa. Ni hariya muri kuko hari bagenzi babo barenga 120 bishwe muri village ya Ntoyo muri secteur ya Bapere. FARDC baturage bakabaza ngo FARDC yarishe, mwari muri UPDF, mwari muri inama y'Episkopi Gatolika muri Kongo Senko ndetse no matorero ya Gikristo yo bita Église du Christ au Congo. Amatorero ya Kristo muri Kongo yamaganye cyane igisirikare cya FARDC n'icya UPDF. Nanjye nikambyamagane. UPDF abacyakora abasirikare babo bari kwicwa na ADF nabo. FARDC mu maziki kuba abaturage Senko viva, SSC viva, kuko mukoresha ukuri. Icyo ni kigaragaza ko muri abakozi ba Kristo, kuko mugaragaza ukuri, mugaragaza ukuri, mukoresha ukuri, mukoresha ukuri, mugaragaza ukuri rwose, mukoresha ukuri, mukavugisha ukuri kw'ibiriho, mutugaragariza, mukatwereka ko igisirikare cya FARDC na UPDF ntacyo bamaze, ariko natwe twaza kureba tugasanga ko ntacyo bamaze. Impamvu imyaka myinshi bari hariya baragiye kurwanya ADF naru, baragiye kurwanya Kodeko, ariko kugeza amagingo anga ntabwo turumva action z'abantu z'ibyo bakoze, sibyo? Ubona ko ADF naru isa naho donc yashigikiwe na guverinoma Kinshasa. Ubona ko ari amakopi badashaka kugira ngo bari abaginga babashe kurangira. Senko rero ikabamagana, ariko igashimira Intare za Sarambwe, donc irashimira Alliance Fleuve Congo 23 twirwaneho CRP, ibashimira uburyo iyo ni Senko bo babashije kubyitwaramo bagafata umuheto bakavuga bati reka duhaguruke tuye kurengera abanyekongo n'ubundi bakomeza kurengana, tubarenganure turebe ko nabo bagira ubuzima nk'ubw'abandi banyagihugu. Nanjye mbashimire, nanabifuze gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga aho baherereye hose, ibihe byiza n'ubundi mukomeze ku muheto. Ruwango Senko SSC barashima cyane, bagashimira Intare za Sarambwe ziyobowe na Generali Major Emmanuel Sultani Makenga, Thomas Lubanga, General de Brigade Charles Sematama,
hari twirwaneho babashimira ko bamaze kubona akarengane k'abakongomani bakomeje guhura nabo, baravuga ati ntabwo mwakomeza kurengana turebera, ahubwo tuzahaguruka turwane inkundura, ariko uburenganzira bwacu, uburenganzira bw'abantu bubeho, umukongomani yishyire yizane. Wakabyoshe rero ni Gahora kwitama, Gahora mwitama. Abashaka kugira ngo mwinjira muri groupe z'Intare official, mwatwandikira kuri nimero 0798258830, kaza tukabashyira mu Intare official, mugakurikirana video, mugakurikirana yandi makuru tubashyira mutasanga handi, tutashyira kuri YouTube channel. Mukomeze mudushyigikire, abatari bakora subscribe mukore subscribe, mube abone, ibiganiro byacu bikomeze bibagereho 100%.